niyo waba wiba banki, umukobwa w'umunebwe ntushobora kumubasha. Umukobwa w'umunebwe akaba umwiyemezi, ntushobora kumwuzuza. Ntabwo bibaho. Ubuzima bwabaye digitali. No guhanagura amenyo, hari abazaza bagenda basamye bayahanagure atange 500. Ajya ahandi atega umutwe bamufuriremo 1000. Azana ahandi inzara babwira ati zirimo zirandya, bacomoremo 2. Narangiza kubwira ati ariko ndumva akaboko ndimo kagira gutya ntigakunde, ajye muri sauna 3. Uzasanga ibintu byose akubwira ati umuyaga urimo urajya mu menyo nkumva arandiye 6. Kangira ikintu mbabwira, niyo waba wiba banki, umukobwa w'umunebwe ntushobora kumubasha. Umukobwa w'umunebwe akaba umwiyemezi, ntushobora kumwuzuza. Ntabwo bibaho. Umuntu akaza gupfukama afite ikibazo cy'umutima wamunaniye, agira umutima mubi n'umushiha, harakundana n'umuntu bigapfa mu mezi 3, yarangiza ngo bamurogeye urushako rwahe ko ari amagambo n'amatiku yawe. Njyewe iyo nguhamagaye kuri telefone uba ugomba guhita unyitaba. Nje nanga umuntu ufunze mu mutwe, urimo uratuka umuntu ukimurambagiza hari nk'aho mutanzeho. Kandi ubu ngubu njyewe byanapfa, njyewe iwacu nta mikino tujya tugira. Umukobwa nawe ugasanga nawe ateye nk'uko uteye, nibishake bipfe. Nibwo muzabaza abantu ku rusengero uti bya bintu byanyu bigeze ngo Satani yabyivanzemo, yabaye umushiha wayo. Amafaranga wohereje kuri telefone byibuze uvugira nabi, urukweto rw'umukobwa n'isakoshi waguze, uryamye ku gitanda cy'abandi cy'umuntu ugucumbikiye, urashaka gukontorora umukobwa ukiri iwabo. Warangiza ukaza gusenga ngo buri munsi ngo baza bagenda. Hari igihe ijuru tureba rikabona turabasazi. Ntabwo Imana igirezezwa n'abantu batagira amateka mu mitwe yabo. Amateka y'iwanyu, uko Imana yarinze ababyeyi bawe bajya kukubyara, wowe urayazi. Niyo mpamvu ku munsi w'ubukwe abapapa baba biyembereye mu ngofero no kuri telefone. Ariko umubyeyi baramuhamagara bamwicaza kuri ya ntebe, bamukubita rya kamba, ujya kubona ukabona arebanye n'umwana we agize gute? Hararize, kuko haba hari amateka yibutse. Ntuzibeshye ngo ubane n'umuntu udakunda, ngo ni ukugira ngo unezeze papa wawe, ngo ni ukugira ngo unezeze mama wawe. Nukiri ibimenyetso ubona ku muntu witwaga ngo mwakundanaga, ibyo bimenyetso ukabona bihishe ahazaza habi, ntuzashete ubuzima bwawe. Nshuti zanjye, iyo uhise mudatekereje, hari igihe iwanyu baba barakurebaga babona uzavamo umuntu udasanzwe. Hari igihe uba warize n'amashuri menshi, abantu bakavuga bati umukobwa wacu azabyara umusaruro. Ni ukuvuga ngo amahirwe no kuba ingirakamaro kwawe iyo uhisemo nabi, 0. Ibintu byose warotaga uri umwana uzagirira iwanyu biba bibaye 0. Rero iyi ntambwe iradusaba izo ntambwe zose mbabwiye. Ikindi kintu gikomeye, haranditswe ngo ariko ntabwo nshaka ko abantu bumva ko umuntu yashaka uwo adakunda, icyo cyaba ari icyaha. Ariko kurarikira ndetse na kamere y'amarangamutima ntibikwiriye kwemererwa kujyana umuntu mu irimbukiro. Imana isaba kubyinjiranamo umutima wose n'urukundo rwimazeyo. Ndashaka kuvuga iki? Abantu benshi, ndi kuri paji ya 41 y'iki gitabo Urugo rwa Gikristo, abantu benshi basa n'abatekereza ko gushyingirwa ari ukugera ku munezero w'agahozo. Ariko iyaba bari bazi ko 1/4 cy'abagore n'abagabo barwaye imitima, baboshywe n'iminyururu w'indahiro yo gushyingiranwa, badashobora guhangara gucika, ntibatangazwa no kubona nanditse aya magambo ko ku ngo nyinshi zubakwa usanga kubaka ari uburetwa bukomeye kandi bubabaza cyane kurenza ubundi bwose. Hari ingo ibihumbi n'ibihumbi zubakwa, abagabo n'abagore bakabana ariko badakwiranye.